reka nongere kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazuba n'uburengera bwaryo by'umwihariko mu mujyi rwagati wa Kigali namwe mudukurikira muri Ibwota Masimbi Burayi za Amerika na Australia n'ahandi. Yes, ni ikiganiro cyangwa se ni inkuru tugezeho none aka kanya ngiye kubakubitamo video. Iyi video nk'uko muri kuyumva cyangwa se muri kumva ayo majwi, Dumba yongeye kukameza kuri The Ben. Ese ni uburyo bwiza bwo kumupromotinga cyangwa se ni uburyo yahisemo bwo kupromotinga indirimbo ye, cyangwa se koko Dumba wivugira ati The Ben ni brother twabanye muri Uganda, ewafe Uganda, ati ni brother, nareke kwitiranya ibintu nk'uko atandukanye na Bruce Melody uvuga ngo Dumba ati The Ben we his brother, ati nta makuru afite 2% cyangwa ngo 10% cyangwa 90% nk'uko mumaze kubyumva. Ubusesenguzi buriho bwimbitse nuko Dumba atangiye umwaka yibasira avuga ku mwami w'injyana hano mu Rwanda no hanze yarwo, umusitari twemera The Ben. Ku munsi w'ejo hashize nibwo Dumba kuri Instagram yiwe yashize hanze amajwi atuka The Ben, avuga ati The Ben uri umusiru mu kirimi cy'ikinyarwanda ku bantu batabyumva, kuko umusiru ni ururimi rw'ikigande, ariko mu kinyarwanda umusiru ni igicucu cyangwa ikigoryi cyangwa ikimara. Yasohoye amajwi aravuga ati The Ben uri umusiru, uri ikigoryi. Nyuma y'amasaha makeya The Ben aba yicecekeye, nta kintu yigeze abivugaho, ahubwo The Ben ku munsi w'ubunane yari ari kumwe n'abana ba Charles River, yari yagiye gusangira nabo no kubahereza ubunane ndetse n'umunsi mukuru, dore ko we yaragiye barenjoyinga bafatanya kubyina basangira ubunane. Dumba ati The Ben impamvu atagiye mu gitaramo cya Zari yari yatumiwemo mu Rwanda, yakoreye mu Rwanda, ni beef bari basanzwe bafitanye iva ku nkomoko y'igihe The Ben yasohoraga Habibi. Aya makuru nk'uko Dumba avuga ngo nta gihamya hari, ati ashobora kuba ari amakuru y'ukuri cyangwa se ari amakuru y'ikinyoma nk'uko Dumba amaze kubyivugira mumaze kubyumva. The Ben muramuzi mwese, ni ikirangirire mu Rwanda no hanze yacyo, dore ko ari umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye, ni umwe mu bahanzi batangiye kera, navuga ari muri generasiyo imwe The Ben, Tom Close, Meddy, ba Miss Jojo, ba Miss Chanel, ba Knowless Butera n'abandi bantu benshi cyane bagiye bagacishaho, ariko industry ya music vraiment irakaze. Muri iyi nkuru yacu turaza kugaruka twibaze ngo mbese bamwe mu bahanzi batangiranye na ba The Ben na Mugisha The Ben Benjamin ubu ngubu bari hehe? Abatangiye mbere ye gatoya bari hehe? Ubwo promotion ya mbere ye gatoya harimo ba Rafiki Coga Star, harimo Miss Chanel, harimo Miss Jojo, Makoni Koshwa, ni benshi cyane bagiye batangira imbere yabo, uyu munsi batakibarizwa mu ruganda rwa muzika cyangwa se barubarizwamo ariko bari ahantu hatazwi, tutabona mu ruganda nk'uko twakabaye tubabona uyu munsi wa none. Uruganda rwa show business mu Rwanda rumaze gutera intambwe, dore ko navuga ngo mu myaka yashize umuhanzi ntiyari afite uburyo bw'imibereho bwo kubaho, ariko uyu munsi wa none umuhanzi ariho kandi atunzwe n'umuziki. Barimo kunyarukira hano muri Afurika, akubita nk'i Burundi agakora hiyo miliyoni cyangwa ebyiri, agasimbukira Canada agakora izo miliyoni, agasimbukira Dubai, agasimbukira muri Amerika, agasimbukira muri Nigeria, bagasimbukira hirya no hino. Uwavuga yuko uruganda rwa muzika mu Rwanda hari aho ruvuye, hari n'aho rugeze, ariko nanone hari byinshi rukibura ugereranije n'aho Tanzania igeze, ugereranije n'aho Kenya igeze, ugereranije na Congo ntitujya tuyibara, n'aho abavandimwe ba Uganda. Muzika nyarwanda yarakuze iva ku rwego rumwe igera ku rundi mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ni nyuma y'uko Covid yaje muri 2020, 2021, 2022 na 2023. 2022 Covid hari byinshi yasize,
covid hari benshi yasize mu bukene, covid hari benshi yasize bari gusabiriza atari abahanzi gusa, no mu bindi byiciro cyangwa se mu zindi domene zitandukanye. Umuhanzi nka The Ben yabarizwaga mu gihugu ibwotamasimba hariya muri Amerika, ariko muzika ntiyigeze yivamo. Hari hashize umwaka The Ben adashyira hanze indirimbo, akaba ashize hanze indirimbo nyuma y'igihe kinini abakunzi be bari bamutegereje. Indirimbo akaba yaraje ayisanisha n'iy'ubukwe cyangwa se uwabanywe yirimbire Pamela ntiyababeshye, kuko yayise Forever abwira Pamela ko bagiye kubana burundu. Pamela umukobwa mwiza wamenyekanye mu myaka yahashize, ariko kandi nanone mu bakobwa bitonda arimo, mu bakobwa bagaragaye ku mbuga nkoranyambaga cyane arimo. Dumba icyatumye yita The Ben igicucu nuko ngo The Ben atigeze ajya mu gitaramo cya Zari. Iyi voice note ya Dumba yaba ari kwibohora ku magambo cyangwa se ku byo yatangaje ku munsi w'ejo abivuga kuri The Ben. Nabyo twizere ko byashoboka, nabyo birashoboka. Dusimbutse gato tuvuye kuri The Ben, umuhanzi Chris Easy mu ndirimbo Bana yakoze igitaramo cy'amateka i Rubavu ku mazi. Ni igitaramo gitegurwa na Bisoso buri mwaka. Ni igitaramo cyari kirimo abahanzi batandukanye, ariko Chris Easy akaba yasusurukije abantu ku rwego rwo hejuru cyane, ku buryo bushimishije uwo ari we wese wari witabiriye iki gitaramo. Muzika nyarwanda iri kugenda itera imbere, nta mwanya wari uvuyemo amasaha make niyo yari ashize, nta masaha 24 yari aciyemo ari mu gihugu cy'u Burundi. Bivuze ngo yavuye mu Burundi ahita akomeza ku mupaka w'u Rwanda na Kongo hani Rubavu, aho ari kubera ibitaramo bisoza umwaka. Ubwo bavuga ko ni igitaramo cyabaye gitangiza umwaka, nicyo gitaramo cya mbere mu mateka cyabayeho gitangiza umwaka wa 2024. Sinjyamo ku bitaramo nta kubisa mu bitaramo bisoza umwaka cyangwa se bitangira umwaka bya gospel. Korali Ishema Ryacu yakoze igitaramo cy'amateka nk'uko twabiberetse, ikora igitaramo cyitabiriwe na nyakubahwa Musenyeri Harerimana Vincent, cyitabiriwe na Mugabo wa Gahunde umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru, cyitabiriwe na Meya umuyobozi w'akarere ka Musanze n'abandi banyacyubahiro batandukanye. Ni igitaramo yarimbyemo imwe mu ndirimbo zabo zakunzwe mu bihe byagiye bishyira, indirimbo nziza cyane ku buryo ki umuntu wese wahageze yabashije gutaha anezerewe, umutima we wuzuye akanyamuneza. Amatike muri iki gitaramo kujya byari 3,000, 5,000 n'ibihumbi 10. Amatike yashize naho kwicara bisaba ko bongeramo intebe, abandi bahera hanze. Baheze hanze. Nicyo gitaramo kibimburira ibindi bitaramo hano mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Nicyo gitaramo cyabaye tariki ya 1 z'ukwa 2024. Indi nkuru ivuga nuko umukobwa wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga bamwita Dabiju ngo agahinda gakabije katumye yinjira mu buhanzi. Biju Dabiju wamamaye ku mbuga nkoranyambaga yashize hanze indirimbo ye ya mbere yise Jamais. Ajura ko atangiye umuziki kubera agahinda gakabije. Dabiju yamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko bigendanye n'imiterere y'umubiri we ndetse no kuba yaragiye avuga mu rukundo n'ibyamamare bitandukanye harimo Harmonize wo muri Tanzania. Kuwa mbere tariki ya 1 Mutarama 2024 nibwo yashize hanze indirimbo ye ya mbere. Dabiju yabwiye ko dukesha inkuru igitekerezo cyo kwinjira muri muzika yakigize biturutse ku gahinda gakabije yagize kubera ibibazo yahuye nabyo. Natangiye umuziki kubera akababaro nari mfite. Mbere nari nsanzwe ndirimba mu makorari mbikunda, ubu kumva ko ngomba kuririmba bikajya hanze nagize agahinda gakabije mu buzima bwanjye. Hari ibyambabaje bituma niriya ndirimbo nyishyira hanze. Yakomeje avuga ko kuri ubu ari gukora umuziki mu buryo bwo kwishimisha, ariko abakunzi be nibakomeza kumushyigikira ashobora kuzabigira umwuga. Urebye ubu ni ukwishimisha, ibyo kugira akazi ntibiraza. Abakunzi banjye bitege ko ngiye kubaha imiziki myinshi
cyane kandi nishimiye ndifuza ko banguma inyuma bakamfasha bikazaba umwuga. Dabiju yashyize hanze indirimbo yise Jamais igaruka ku rukundo, aho aba ababazwa n'umukunzi wamusize avuga ko atazigera amwibagirwa. Dabiju yasusurukije abitabiriye ibirori byo kwerekana indirimbo ye ya mbere. Bivuze ngo nk'abantu mwe ndaje mbereke akavideo gatoya Dabiju arimo arabyina bamuhundagazaho amafaranga. Mu ngenge iyi Kigali turimo papa, nta mikino muri Kigali, nta mikino, nakagaruka murara haryana. Nayo makuru yiri wavugwa nagiraga ngo manyureho ku mayange. Nibyo muri kumwe na Mr. Jean Google on Iris Rwanda, iri top yonyine ibagezaho amakuru buri munsi. Nta